Tangawizi wongeyemo indimu ni icyayi cyiza kivura ndetse kikanarinda. Iyi ni mu rugo 250. Ngewe ndi Muhire Jean Claude. Mbaye ikaze muri iki kiganiro, tugiye kureba uburyo wakoramo icyayi kigizwe na tangawizi ndetse n'indimu, ndetse tunareba akamaro gifitiye umubiri. Icyayi cya tangawizi n'indimu kizwiho kongerera umubiri ingufu, ukongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no gufasha mu mikorere inyuranye y'umubiri. Uruvange rwabyo rero twakwita icyayi cya tangawizi n'indimu rukomatanya ibyiza bya buri kimwe, nuko urwo ruvange rukaba ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira uzajye ubibona buri kimwe kandi ku gihe. Ni gute rero icyayi cya tangawizi n'indimu gikorwa? Nyuma yo gucanira amazi akabira ukataguriramo tangawizi, ikijumba kimwe cya tangawizi kirahagije muri mililitiro 250 z'amazi, ni ukuvuga ni igikombe kimwe. Noneho iyo umaze gukora ibyo ukamuriramo igisate cy'indimu ukareka bikivanga mu gihe byibuze cy'iminota 5, usanga biba biri ku muriro muke. Iyo urangije ibyo uraminina, ubundi ukagitegura mu gikoresho cyiza, hanyuma ukaryoherwa. Gusa ushatse wakongeramo ubuki kugira ngo wongere icyanga cyabyo, uretse ko no kubinywa byonyine ubwabyo uba wumva bifite icyanga. Bivuze ngo ushatse wakongeramo ubwo buki cyangwa se ukakinyweraho. Reka noneho turebe akamaro k'icyayi cya tangawizi n'indimu ku buzima bwacu. Akamaro ka mbere ni uko iki cyayi kirinda iseseme ndetse no kugugara mu nda. Muri tangawizi dusangamo ikinyabutabire kizwiho kurwanya no kwirukana utunyabuzima dutoya tuba mu gifu tuzwi nka bagiteri. Utu tunyabuzima duto tuzwiho gutuma igogorwa ritagenda neza. Si ibyo gusa kandi kuko inazwiho kurinda iseseme, cyane cyane ku bagore batwite. Indimu yo burya izwiho kurwanya ikirunguri, ikanarinda kugugara ndetse no gutumba nyuma yo kurya. Ahangaha rero uruvange rw'ibyo byose rubikorera rimwe. Muri iki cyo twamenya ni uko iki cyayi ari na cyiza ku mugore utwite. Akamaro ka kabiri k'iki cyayi ni uko gitera gutekereza neza. Iki cyayi byagaragaye neza ko gifasha abakinywa gutekereza neza kandi byihuse, ndetse no kugira ingufu z'ubwonko no gufata mu mutwe. Gifasha mu koroshya uturandaryi no kurwanya umunabi, bigatera ibitekerezo bizima. Ikirwanya kandi indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abageze mu zabukuru, ndetse kikanarinda stress cyangwa se imihangayiko. Ku ngingo ijyanye n'uruhu kandi, kuba indimu na tangawizi bikungahaye ku mavitamine anyuranye n'izindi ntungamubiri bigirira akamaro uruhu. Ushobora kunywa uru ruvange cyangwa se ukarwisiga ku ruhu ahantu wumva hari uburyaryate kandi nta cyakurumye. Uru ruvange rukaba rutuma hakorwa uturemangingo fatizo dushyashya, rukanarinda kuba uruhu rwafatwa n'indwara zandura, cyane cyane ziterwa na virusi cyangwa se na bagiteri zifata uruhu. Akamaro ka kane k'iki cyayi ni ugutakaza ibiro. Tangawizi izwiho gufasha mu mikorere yihuse y'umubiri, bityo kunywa iki cyayi irimo bikaba bituma wumva uhaze, nuko bikaza gutuma urya gake. Niyo mpamvu igihe wifuza gutakaza ibiro, kunywa uru ruvange buri gitondo bituma umubiri utwika ibinure byinshi, hanyuma bikabarinda kuza kugira ikindi bafata mbere y'ifunguro ryo ku manywa. Indi ngingo igaragaza akandi kamaro ka gatanu k'iki cyayi ni imisatsi ikomeye. Kuva na kera tangawizi n'indimu byagiye bikoreshwa buri cyose ukwacyo mu gutuma ugira umusatsi ukomeye. Uruvange rwabyo rero ruba rukungahaye kuri vitamine A ndetse na C, zose zizwiho gutuma imisatsi ikura kandi igakomera, ndetse bikanarinda imisatsi gupfukagurika. Aha rero nimba wifuza umusatsi mwiza kandi ukomeye, iki cyayi ni ingirakamaro. Akandi kamaro ni ukongera ubudahangarwa. Tangawizi n'indimu byose bizwiho kuba mu mafunguro akomeye mu kongerera ingufu ubudahangarwa bwacu, bityo bikarinda umubiri indwara zinyuranye. Nko mu gihe urwaye inkorora n'ibicurane, kunywa iki cyayi 2 ku munsi birakuvura rwose ukaba muri yerye. Indi ngingo igaragaza akamaro k'icyayi cya tangawizi n'indimu ni diyabete. Mu kuringaniza igipimo cy'isukari yo mu maraso, nta kiza ku isonga kurenza tangawizi. Ituma umubiri ukora umusemburo uhagije uzwi nka insuline, bityo igipimo cy'isukari yo mu maraso kikamanuka. Niyo mpamvu mu gihe cyose ufite indwara cyangwa se ufite ibimenyetso by'uko ushobora kuyirwara, ni byiza kunywa icyayi cy'imvange ya tangawizi ndetse n'indimu.
Akandi kamaro k'iki cyayi ni ukugabanya uburibwe. Kuba tangawizi izwiho kugabanya ububabare ndetse no kubyimbura, bituma uru ruvange ruba ingenzi mu kurwanya uburibwe bunyuranye. Waba urwaye umutwe, uribwa iryinyo, uri mu mihango ibabaza, urwaye umugongo cyangwa se umaze kubagwa, iki cyayi kizagufasha koroherwa n'uburibwe. Akandi kamaro gakomeye k'iki cyayi ni ukurwanya umunabi, kuko iki cyayi n'ubundi gifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, gufasha uturandaryi gukora neza. Ni cyiza mu kurwanya umunabi, waba uwo waramukanye cyangwa se uwo watewe na stress z'akazi cyangwa se ibindi bitandukanye. Kukinywa bizatuma wirirwana akanyamuneza kandi bikurinde umushiha n'ibijyanye nawo. Tuvuze byinshi byiza ku kamaro k'iki cyayi cya tangawizi ndetse n'indimu, gusa kuri bamwe nyuma yo kunywa iki cyayi bashobora kugira ikirungurira cyangwa se kuribwa mu gifu. Ibi biterwa ahanini n'uko igifu kitihanganira tangawizi cyangwa se kugira ubwivumbure kuri yo. Mu gihe bikunda kukubaho rero, ni byiza kubihagarika kuko hari ibindi byinshi byiza byagufasha kugira ubuzima bwiza, kandi nabyo dusanga mu byo turya bya buri munsi. Reka iki kiganiro cyavugaga ku cyayi cya tangawizi n'indimu mbe ngisoreje ahangaha. Ubutaha tuzaze tuvuga ku bindi byiza byubaka byadufasha mu rugo aho tugiye turi hatandukanye. Njye nari Muhire Jean Claude, mbashimiye ko mwaneze amatwi. Ntugende udakoze subscribe nimba ari ubwa mbere twumvishe.